Hi guys, reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza aho mugiye muherereye mu bice bigiye bitandukanye impande n'impande bakunzi bambarusha Mining TV. Nk'uko mubibona ndi muri dashboard za mining ya Sidra. Nyuma y'uko ukora mining ya Pi Network n'uyu munota ukiyikora, mining igomba kuza nyuma cyangwa munsi ya Pi Network ni mining yitwa Sidra. Sidra ni mining y'abanyakatari. Ifaranga ry'Abarabu murarizi, ntabwo umuntu yakirirwa bitinda muri Katari muzi ko hatsitse ifaranga. Iyi mining rero ni y'abanyakatari, tumaze igihe kitari gito tuyimayininga, nayo iri hafi kujya ku isoko, ariko ndagira mbere yuko ngira icyo mvuga kuri iyi mining, ndagira nkumenyeshe ko ziragurwa wenda balance dore ni iyi ngiyi. Nyakunda kuvuga mining ni wakuramo ibihumbi 100, ni wakuramo ibihumbi 50, buryo ubukuyemo amafaranga. Urabona ko balance mfiteho Sidra 656 umunsi Sidra yagiye ku isoko, ubwo wenda bitewe n'igiciro izahagurukiraho, urabona ko aba ari amafaranga agaragara pe. Ndagira nkubwire ko n'uyu munsi wa none tuvugana cyangwa uyu munsi nkoze video, Sidra imwe ziragurwa ku masoko y'ama black market, biremewe igihe uzifite warakoze KYC warabaye verified. Sidra imwe iragurwa ibiceri hafi 200 y'amanyarwanda. Urumva ko ayo n'amafaranga menshi, ukubye n'izi Sidra mfite 656 n'amafaranga agera mu bihumbi hafi 130. Urumva ko n'amafaranga atari make mu by'ukuri, uretse ko umuntu aba ategereje ko ba nyiri umushinga bagira icyo ivuga cyabaye launching ikagira agaciro, ukaba wayigurisha bitewe n'agaciro yasohokeye. Rero ku bantu munkurikirana kuri Mbarusha Mining TV, iyi mining link yayo ndaza kwishyira muri description z'iyi video ndetse no muri comment, ujyemo uyifungure, nimba utayikora utangire ukore mining. Abantu benshi bafite ibibazo kubigendanye na KYC, abandi baheze muri pending KYC cyangwa baracyari muri under review, abandi KYC zabaye verified. We nimba uzi ko KYC yabaye verified, nta kindi usabwa uretse gutegereza open mainnet. Waba ushaka kuzigurisha ukazigurisha nyuma ya Pi Network. Nk'uko nababwiye, iyi mining ya Sidra ugomba kuyikora nyuma ya Sidra, ugakurikizaho mining yitwa Ruby Network. Referral code yayo ni Nkundimana cyane cyane bifatanye mu nyuguti nkuru. Iyo ni referral code yo kuri Ruby Network. So twikomereze rero, abantu mwasabye ko nabaherezaho update cyangwa nabahereza amakuru kuri mining ya Sidra. Mu by'ukuri kugeza uyu munsi wa none nkoze iyi video, gukora KYC ya Sidra uri kuyikora ukuzuza step zose, ugashyiramo language, ugashyiramo amazina yawe, ugashyiramo igihugu cyawe, ugafotora irangamuntu imbere n'inyuma, ukanifotora ufite irangamuntu, ukifata selfie ufite irangamuntu mu kuboko kw'ibumoso, uyifite imbere unayifite n'inyuma, byose ukabishyiramo. Noneho kuri etape ya nyuma, ku bantu bari kuzikora ubu ngubu, iyo ugeze kuri face tracking, ahantu wifataga akavideo bakubwira ngo smile, bakubwira ngo guseka ugaseka, bakubwira kubumba umunwa cyangwa kuba normal, wenda ukaba umuntu utari guseka ukabikora, ubu ngubu ntabwo biri gukunda. Bivuze ko KYC muri iyi minsi mu by'ukuri ntabwo iri gukunda. Iki kintu tugishyireho umucyo, no gutegereza system cyangwa core team ya Sidra chain iki kintu ikagikoraho. Muzi ko kuri X cyangwa kuri Twitter bahora bakunda bavuga ko bari muri maintenance, bagiye kubikemura ibyo bibazo. Rero icyo usabwa nta kindi uyu munsi wa none, ni ukuba ukora mining, ukaba uzongera token, ukanayishishikariza mugenzi wawe. Ikindi, gutumira umuntu nta kintu bagushyiriraho. Izi Sidra ubona, izi ni izanjye ku cyanjye giti, buri munsi baguhereza token 2 cyangwa baguhereza Sidra 2. Bivuze ko ni amafaranga cyangwa ihagurukiye nko ku $2 cyangwa $1, ubwo buri munsi nyine waba winjiza $2. Mining nk'uko nkunda kubibabwira, bisaba kwihangana, utihangana nta n'igiceri cy'10 wakuramo. Bisaba guhozaho ugakora mining witonze, kandi ukamenya ko buri munsi ugomba kujya
ku mayininga. Abantu mwacitse intege rero kubera ko KYC zanyu zitaraba verified, ni mwihangane mutegereze, uzajya kubona aka message bakoresheje kuri email yawe bakubwira ko account yawe yabaye verified. Nawe utarigeze ukora KYC ujya kuyikora wagira nyine kuri etape ya nyuma bikanga, bakubwira ko face tracking itari kuboneka, ni ukuba utegereje ukaba umayininga nta kibazo, coins zawe zikaba zigira ute ziyongera. Rero amakuru tuzatubona kuri uyu mushinga wa Sidra, tuzadukora ibishoboka byose tubaherezeho updates, ariko icyo ugomba kumenya uyu munsi wa none, KYC ntabwo iri gukunda kubera iriya etape ya nyuma ya face tracking uri kuyigeraho ibintu bikanga ntibikunde. Ku bantu muri under review mwe mwarakoze KYC, hari abantu bamaze umwaka bari muri pending KYC, hari abamaze amezi 5, mutegereze isaha n'isaha muzajya kubona KYC zanyu zibaye approved. Nkwibutsa ko Sidra ni ifaranga, Sidra ni ifaranga, iyi mining nimba utayikora uramenye itaza kugucika. Fatiranya amahirwe bigishoboka, kora mining bigishoboka, kandi ndasoreza kuri Pi Network, mukomeze mu mining iracyari gukunda, iracyari gukorwa, ariya ni amafaranga. Hano kuri Mbarusha Mining TV icyo tugusaba nta kindi ni ugukora subscribe, nanjye nkajya mbazanira updates za mining zigezweho kandi ziri gutanga amafaranga. Nkwibutsa ko hano kuri Mbarusha Mining TV mining dukora nta gishoro na gito usabwa, ni for free, nta byo gushyira nk'amafaranga. Mining ni ubuntu kuzikora, ni for free kandi ugakuramo amafaranga. Rero kora subscribe, ufungure inzogera, tubana muri updates zacu za buri munsi igihe cyose Mbarusha Mining TV ya uploadinze video kuri YouTube. Iyo video uyibonere mu bantu ba mbere. Ciao ciao, ndabakunda cyane bakunzi ba Mbarusha Mining TV.